Bavandimwe mukurikiye Emerance TV Show ndabashuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Uyu munsi reka turebe ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma. Ibice 5:5 haranditse ngo bene ibyo byiringiro ntibikoze isoni kuko urukundo rw'Imana rwasabye mu mitima yacu kubw'Umwuka wera twahawe. Bavandimwe, hari igihe ubuzima buhinduka ibintu bigakomera natwe tukarira tukumva ko turi twenyine Imana itakitwibuka, ariko mu gihe nk'icyo ijambo ry'Imana yaduhumuriza rikatubwira ngo kwiringira Imana ntibikoze isoni. Kwiringira Imana ni ukubika icyizere ku Mana no muri bya bihe byose bigoye. Imana ntabwo idusiga, ibyo tuvuze byose Imana yacu irabikora, kandi n'ibyo tuyisabye irabisohoza, byose ikabikora, kandi Imana yacu iradukunda rwose. Kwiringira Imana ni igisubizo kirambye. Ijambo ry'Imana tubonye ritubwira ko ibyiringiro bidutera ishema, kuko si ibyiringiro by'ubusa ntibikoze isoni kuko bifite ishingiro mu rukundo rw'Imana. Urukundo rwayo ruri mu mitima yacu. Iyo turindiriye Imana si uko tuba turi twenyine cyangwa turi gusa, Umwuka wera aba ari muri twe adusabira, adutera imbaraga kandi atwibutsa ko turi abana b'Imana yo mu ijuru. Urwo rukundo rero ruza nk'imirindi y'Uwiteka, ruherekeza roho zacu nk'uko amazi yoroshya ubutaka bwumye. Imana yacu iradukunda kandi ni urukundo rw'ibihe byose. Bene data bavandimwe, ukwiriye nanone guhangana n'igihe cyo gutegereza. Hari igihe dutegereza igisubizo ariko kigatinda. Bibiliya rero iratubwira ngo hahirwa umuntu wihangana akarindira Uwiteka, cyangwa se wanabivuga mu mvugo yawe isanzwe, iyo dusenze kandi tukihangana Imana iradutabara kandi dutabara ku gihe cyayo cya nyacyo. Ushobora kuba uri mu gihe kigoye, ushobora kuba warategereje igihe kinini, ariko ndakubwira ngo komeza wiringire Uwiteka, ntawigeze amwizera ngo akorwe n'isoni. Urukundo rwe rw'Uwiteka n'urw'iteka ryose, kandi ruragukikije, ruragutwikiriye, ntutinye, ahantu hose rurahari, humura, Imana iri kumwe nawe. Nkwibutsa ko imirindi y'Uwiteka irakugenderereye kandi iri kumwe nawe, wicogora kubera ko imirindi y'Uwiteka ijigana iwawe. Kandi ngo ariko abiringiye Uwiteka bazahora ari bashya, imbaraga zabo ntizizashira, bazazamuka nk'ibikona cyangwa se nk'inyoni, baziruka ntibananirwe, bazagenda ntibazacogora, bazamera amababa kuko biringiye Uwiteka, ntabwo bazigera bananirwa iminsi yabo yose. Mwene data muvandimwe rero, nawe ntucogore kandi wizere Imana, nayo izagutiza imbaraga, izakugirira neza. Imirindi y'Uwiteka ni ubuzima. Iyo Bibiliya ivuga imirindi y'Uwiteka iba igaragaza urugendo rw'imbere mu mutima, aho Umwuka wera akorera mu bantu ubucece ariko ku buryo bugaragara. Iyo turi mu bihe bikomeye, Imana yohereza imirindi yayo, amajwi matoya mu mitima yacu akadukomeza. Amahoro aturuka mu ijambo ryayo n'imbaraga ziduturutsemo byose bikadukomeza. Nka ya mirindi iva mu migezi ikinjira mu nyanja, ni nako Imana itugezaho ibyiringiro buhoro buhoro. Kwiringira Imana ni urugendo, si igikorwa cy'umunsi umwe. Kwiringira Imana ni nko guhagarara ku musozi igihe imvura irimo igwa ikunyagira, ariko ukaba wizeye neza ko iyo mvura iza kurangira ugakomeza urugendo rwawe. Bibiliya itubwira ko abiringiye Uwiteka bagenda babona imbaraga nshya buri munsi. Ni ukuvuga ko nubwo warira uyu munsi, ejo uzaba useka. Imana ntabwo iduhindurira ibintu ako kanya buri gihe, ariko iradutegura, ikadukuza kandi ikadukomeza. Imana yacu ntitekereza nk'abantu, imenya igihe gikwiye ku muntu uwo ari we wese. Kwiringira ni isoko y'amahoro, niyo mirindi y'Uwiteka mu buzima bwacu. Iyo wiringiye Imana, amahoro ataha mu mutima wawe kandi ukumva uguwe neza. Nubwo waba ucitse intege mu bihe bikomeye byawe waba urimo, Imana iracyakora kandi Imana irakuzirikana mu bihe byawe byose. Uyu munsi wicika intege mwene data muvandimwe, wiringira Imana. Imana yacu ntabwo itekereza nk'abana b'abantu, ntabwo itekereza bigufi, ahubwo itekereza birebire. Imana itekereza
ku by'uyu munsi n'iby'ejo ndetse n'iby'igihe cya kera kizaza. Imana yacu rero iradukunda, mwicogora, nimushake amahoro aturuka ku Mana, kandi Imana yacu izatugirira neza nidukomeza kuyizera. Uyu munsi rero mwiringira Imana, kandi nababwiye ko ari urugendo rukomeye kwiringira Imana, ntabwo ari ibintu biza ako kanya. Ni ukuvuga ngo utangira uyu munsi buhoro buhoro, ugatangira mu ijambo ry'Imana, ugatangira buhoro buhoro, ugatangira uca bugufi mu mutima wawe, ugatangira buri munsi ugenda wiringira Imana, bigeraho bikaza kandi urugendo rwawe Imana ikakugirira neza. Imana rero, Imana yacu igenda idutegura, ikaduhumuriza kandi ikanadukomeza. Nk'uko nabibabwiye, Imana yacu ifite imbaraga zirenze uko tuzitekereza. Rero mwene data muvandimwe, reka nkubwire ko imirindi y'Uwiteka iri imbere yawe, kandi ni wowe ije ishaka. Uw'Imana igendereye rero imusigira ubuzima, imusigira amahoro. Wicika intege rero mwene data muvandimwe, Imana yawe iraje ije aho uri, kandi ni wowe iri gushaka. Iringira Imana, kandi ntuzakorwa n'isoni, uzagubwa neza, uzaba mu mahoro gusa, kandi ibyiringiro byawe ntibizaba iby'ubusa, kubera ko uzaba wariringiye Imana. Jya uharanira kubana n'Imana iminsi yose, urukundo rwayo rutahe muri wowe, urukundo rwayo rukugereho, nawe uzagira amahoro atemba nk'uruzi, uzagira amahoro ab'isi batabasha kumenya, uzagira amahoro mu buryo bwose. Mwene data muvandimwe, ntutinye, ijambo ry'Imana rigutera ishema, ibyiringiro bigutera ishema, kuba uri mu Mana, kuba warizeye Imana, kuba ukurikira ijambo ry'Imana buri munsi nibigutera ishema. Wongere wiyungemo imbaraga, wumve ko uri kumwe n'Imana yawe, kandi Imana izakugirira neza. Kuba ufata umwanya ugafata iminota 10 buri munsi, ugafata 8 se, reka nkubwire ko iyo ni intambwe ikomeye watangiye gutera, kandi Imana izagushyigikira mu bikorwa byawe byose. Komeza usenge, usaba Imana Umwuka Wera, Umwuka Wera nawe aza gukomeze akwibutsa urukundo kandi rwa buri munsi, kuko burya aho Umwuka Wera yageze ibintu byose bigenda neza. Imana rero niba imbaraga zawe, Imana nibe ibikorwa byawe bya buri munsi, Imana nitahe mu buzima bwawe, izina ryiza rya Yesu riguherekeze mu byo ukora byose, kandi ndizera ko bizagenda neza. Nukomeza kwizera, nukomeza kubana n'Imana, nukomeza kudacogora, ugakomeza gusenga, ugakomeza kumva ijambo ry'Imana, Imana yo mu ijuru ndahamya ko izakugirira neza, kandi ubuzima bwawe buzahinduka, byinshi kuri wowe bizahinduka. Bavandimwe rero, bene data dusangiye gucungurwa n'amaraso y'Umwami wacu Yesu Kristo, reka mbabwire ko imirindi y'Uwiteka ije aho muri, kandi ari mwebwe ije gushaka. Imana rero nibagenderere, nibagereho, ayo mahoro yayo nabagereho, ubwo bwiza bwayo nibubagereho. Imana yo mu ijuru twiringiye yiteguye kubagirira neza, kandi ije ibasanga, namwe muyakire, kandi Imana izahindura byinshi mu buzima bwanyu. Ababuze uko bagira, Imana izabarengera, abababaye, ababuze ibyiringiro by'ubuzima, Imana ije kubagirira neza. Nimuhumure, muri kumwe n'Imana, nimutuze umutima wanyu, kandi mwiringire Imana yo mu ijuru, nayo izasohoza gukiranuka kwayo kose ku buzima bwanyu nimukomeza kuyiringira. Imana yacu yatubwiye ko yaduhaye Umwuka Wera, kandi Umwuka Wera yaduhaye si uw'ubwoba, ahubwo ni umwuka w'imbaraga, ni umwuka w'urukundo, ni umwuka w'ubwenge buhamye, ni umwuka ubasha kudufasha mu rugendo rwacu rwa buri munsi. Rero namwe nimwiringire uwo Mwuka Wera, nimwiringire izo mbaraga zituruka mu ijuru twahawe, kandi mwumve ko muri kumwe n'imbaraga zikomeye zirenze uko mwebwe mwabitekereza nk'abantu. Imana rero itugirire neza, ikomeze kubana namwe, ikomeze kudufasha, kandi ikomeze kutwungura ubwenge bwa buri munsi. Nimuze twikomeze ku Mukiza, nimuze twikomeze ku Mana yacu, nayo izatugirira neza kandi izaturengera. Bakunzi banjye ba Meranse TV Show, ndabashimiye. Wowe utarakora subscribe wayikora kugira ngo ujye ubona ibiganiro byanjye bya buri munsi, kandi tubane mu ijambo ry'Imana. Imana nicyo yaduhamagariye kugira ngo tubane. Imana ibahe umugisha. Mureke dusengane iri sengesho. Mana Data wa twese uri mu ijuru, turagushimira kubw'urukundo rwawe rudasaza, turagushimira kubw'imirindi yawe idukomeza mu bihe bigoye tunyuramo. Twongerera imbaraga, utwongerere kwizera, kandi utwigishe gutegereza igihe cyawe tudacogoye. Dushyiremo umwuka wo kudacogora no kutadohoka mu byawe, kuko dushaka kubona ukora mu buzima bwacu, mu izina rya Yesu Kristo. Amena.